nzanye ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi nzaniye abantu b'Imana buri wese unyumva rivuga ngo icyo yanditse yaracyanditse nibyo binzanye. Birashoboka yuko ari ubukode bw'imyaka 8 nawo ugeranye nk'umusaraba. Birashoboka yuko ari indwara ugeranye nk'umusaraba. Birashoboka yuko ari ubushomeri bigeranye nk'umusaraba. Ariko ntangaje itangazo ndi hano, Imana iguhuze n'umuntu wo kukumiriza umwuka akwakire ku musaraba. Ufite imyaka 40 cyangwa ufite 30, urakuze cyangwa uri mutoya, burya impamvu kiriho nuko Imana mu Mana bwayo amakuru yawe yayimanye. Niyo mpamvu turana n'umuroza akagushaka kubura, hari amakuru yawe Imana yimanye. Niyo mpamvu kiri indwara, hari amakuru yawe Imana yimanye. Mwibutse ko unyumvisha, subije amaso inyuma, hari impfu zirenga rumwe Imana yagusimbukije. Hari imva zari zateguye gucukura ngo zishyingurwemo, bagira ngo bakwerekane mu itorero ibikugenza bikitambika. Ugira ngo wubake inzu ibikugenza bikitambika. Ugira ngo ugure imodoka nk'abandi ibikugenza bikitambika. Ariko nzanye ubuhanuzi butavangiye, vuga ngo nibyigireyo nawe winjire mu mugisha wawe, injira amasezerano yawe. Yesu yiyiziye ntaga gutega umwaka, nta gutega imyaka 10. Nonaha Yesu yiyizire agire ibintu akora. Yesu agere kuri tere mu rugi wawe. Yesu agere mu cyumba uryamyemo. Yesu agere mu bitaro ahantu uri. Yesu agere muri office aho ukorera. Sinzi umuntu mpanuriye nimba hari ibintu Imana igukoresheje muri iki gihe, bari bazi yuko uri mutoya, ariko burya Imana yakubonye kuri mukuru ihereye kera. Yabimenye utari waremwa, yabimenye utari wakiga primaire, utari wajya secondaire, Imana yari ikuzi, utari wajya muri university yari ibizi. Gutanga itangazo rikomeye rivuga ngo icyo Imana yandikishije. Yavuze ko iguhaye amafaranga uri kuyareba ukayabura, ariko isi nize n'ibyo Uwiteka yakubwiye ko iguhaye inzu, uri kubona ubutaka buri kugenda bugabanyuka. Humura, hari ufite UPI mwakora mitasiyo nayo nkuzana itangazo. Yes, reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye n'ibyagaciro bikomeye cyane kubugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo kubana cyangwa se warahisemo iyi channel. Kuri kamera ndi kumwe n'umuvugabutumwa Tadeyo Ntivuguruzwa. Nishimiye kubana nawe ukoze Imana. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kubana namwe. Yego. Yego. Ngiye nshaka kumuvuga gutyo wenda bati umugabo wenda uramubeshye cyangwa se wenda wasanga ari n'umusore. Amazina yanjye ni Ntivuguruzwa Tadeyo. Nkuko nari mbivuze. Nkuko mwari mubivuze ntimwakibeshya rwose vote. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 5, tujyaye 5. Ndi umukristo mu itorero rya ADPR. Paruwasi ni ya Kabuga, itorero rya Ruyaga. Mfitemo n'imirimo nkoramo hamwe n'umuvugabutumwa, iby'Imana inshoboje byose ndabikora. Nyako maze mu itorero rya ADPR urishimira iki, urigaye iki? Negeze nabivuga n'ahandi. Ariko nshimira ko ADPR buriya mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'agakiza, mu nzira ijyana abantu mu ijuru. Mu Rwanda niba atari no muri Afrika no ku isi muri rusange, niryo mubyeyi w'umwana wese wifuza kujya mu ijuru. Ribyara neza, rirarera kandi rirakuza. Ubundi mu buzima busanzwe umuntu umugore cyangwa umubyeyi w'umuntu arabyara akamucusa mu myaka 2 maguru atangiye gusumba impetso. Ariko ADPR riri mu nshingano za Yesu. Rirakubyara, rikakurera, rikagukuza kugeza nyine wenda ucutse cyangwa sukuze ugeze ku gihagararo kizima cya Kristo, niko Paulo yageze kuvuga. Nicyo ndikundira cya mbere. Ngira byinshi ndikundira. Okay, ntacyo ubwo ni kimwe. Yego. Urigaye iki? Ntacyo. Ntacyo ndigaye. Nuko nko muri iyi minsi abantu baba bivuga bitandukanye, ariko ubwo ibyo bizagira umwanya wabyo. Reka ubutano nitukonya kuganira uzabimbaze nzabikubwira. Icyo barigana ndabyumva kuko barifite byinshi barigaye. Ariko buriya barigaya nzabikubwira nkubwe n'ibyo ndishima bigiye kubyinshiro zirenga 2. Nzabikubwira kuko itorero rya ADPR cyangwa itorero rya Kristo ubundi ntago rijya ripfa ariko ryapfusha. Yesu yaravuze ngo ryubatse ku rutare naho amarembo yo kuzimu yazikuka ntabwo azarinyeganyeza ngo arishobore. Kandi mukuri dufite ntago amarembo yazikuka. Ntacyo riraba rero itorero ryubatse kuri nyiraryo nirizima. Yego. Murakoze. Deka noneho twinjiye mu kiganiro uyu munsi icyo yaduteguriye, ariko wenda mbere yuko tunasenga kugira ngo tubyinjire mu nyirizina, uyu munsi ugiye kutubwira iki? Nzanye ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi nzaniye abantu b'Imana buri wese unyumva. Rivuga ngo icyo Kristo yandikishije ku buzima bw'umuntu nta uzagisiba. Kabiri,
icyo yanditse yaracyanditse. Nibyo binzanye. Yego. Nyemerera dusenge tusome ijambo ry'Imana. Umwanya n'uwawe n'ukuri. Mana turagushimiye neza yawe, tugushimiye ko wabanye natwe. Uratwemereye mu bantu bagejeje umunsi bariho natwe turiho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugeze kuri iyi cano yivuga butumwa utwemereye. Dusengeye abatwumva bari hafi n'abari kure, ababyeyi, abapapa, abakobwa n'abasore, umuntu wese twumvisha ari mu Rwanda cyangwa ari hanze y'u Rwanda, umuhereze umugisha natwe. Kandi ijambo ryawe ni rizima. Nsengeye uyu mwanya rero kugira ngo iyere kumpaye buri byo mvuga byose Mwuka Wera biherekeze. Urakoze kubyumvishije kandi kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nongeye guhikaze buri wese unyumva, tuganire ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, igice cya 19, turahera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 22. Mvuga insanganyamatsiko Imana impaye, tuganire n'abantu b'Imana umwanya mutoya. Bibiliya iravuze ngo, Yohana 19 umurongo wa 17, haravuze ngo asohoka yiyikorereye umusaraba, agera ahantu hitwa Inyabihanga, mu Reheburayo hitwa Gorogota, bamubambanayo n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba, rwanditsweho ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Ubu rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Murongo wa 22 ni nawo nsubikiraho, aravuze ngo Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Amen. Nzanye ijambo rivuga rifite insanganyamatsiko cyangwa intego cyangwa teme ivuga ngo icyo Kristo yandikishije ku buzima bwawe nta uzagisiba. Be yaho iravuze ngo icyo yanditse yaracyanditse. Imana ishimwe. Amen. Hano byari bigenze gute? Kubera iki aya magambo? Ko nifuza gukoresha igihe gitoya Imana impaye, ariko aha ni mu rugendo rwa nyuma rwa Kristo, ni muri cyagiye ari gusatira ku musaraba. Ni igihe cyo kubambwa no gupfa, n'igihe kandi cyo guhambwa. Hanyuma Bibiliya iratubwiye ngo asohoka yiyikorereye umusaraba. Ni igihe bari bamaze kumufata kandi bamukoreza umusaraba. Bibiliya yavuze ngo ubwe Kristo ubwe yasohotse awiyikorereye, ntawo kumufasha wari uri bugufi, ntawo kumutwaza wari uhari. Uwo tuvuganye sinzi umusaraba wiyikorereye, ariko nubwo wikoreye ntiwibagirwe ijambo rivuga ngo ko icyo Kristo yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Asohoka wiyikorereye. Icyakora ngo agere mu nzira aza guhura n'umugabo umwe, bamuhata ngo kumufata kumutwaza. Aha ntangaje itangazo rya kabiri, ku musaraba wikoreye. Imana iguhereze wo kukumiriza kuka, Imana iguhereze wo kwakira umusaraba. Birashoboka yuko ari ubukode bw'imyaka 8 nawo ugeranye nk'umusaraba. Birashoboka yuko ari indwara ugeranye nk'umusaraba. Birashoboka yuko ari ubushomeri bigeranye nk'umusaraba, ariko ntangaje itangazo ndi hano, Imana iguhuze n'umuntu wo kukumiriza umwuka akwakire ku musaraba. Yego ntibikubuza kugera Inyabihanga, ariko Inyabihanga nuhagera hari ibintu biri buze gusobanuka. Komeza urugendo wicika intege, imbere gatoya hari ibiri busobanuke mu izina rya Yesu Kristo. Ngo agera Inyabihanga, Bibiliya yavuze ngo bamubambayo, ariko ntibamubamba wenyine, ngo bamubambana n'abandi bantu babiri hirya no hino. Wibutse ko wari ibumoso yari umujura, uwari iburyo yari umujura, ariko wari uburyo cyangwa se igisambo, cyari igisambo ruhabwa, cyari kizwi mu gihugu cyose no muri Isiraheli. Icyari kiri ibumoso ntabwo cyari kizwi cyane. Reka ngucire ku mayange mugani wa yamva nkubwireho mu ncamake. Yesu mu gihe yavukaga, ubwo nkujyanye mu ivuka rya Yesu, Bibiliya yavuga ngo abanyabwenge bagiye kumuramya, babwira Herode ngo tugiye kuramya umwami wavutse. Arababwira ngo nimugende mumuramye, nanjye muze mumbwire nge kumuramya. Ngo bagezeyo bafite gahunda yo kugaruka kubwira Herode aho babonye umwami Yesu, ngo umwuka baburiza mu nzira. Arababwira ngo ntimujye kubwira Herode amakuru y'umwami witwa Yesu, kuko nta rukundo amufitiye, ahubwo ashaka kwica umwana na nyina n'abari kumwe nawe. Bibiliya iravuga ngo ahubwo nimuhungishe Yesu, mubwire nyina Mariya
n'umupapa wareze Yesu witwa Yosefu bamuhungishije muri Egiputa, kuko Herode uri kubabaza amakuru nubwo yamenya akayamenya nk'imvaho, arashaka kumwica nta yindi neza amufitiye. Areka ntangariza umuntu unyumvishe nonaha impamvu kiriho, waba ukize waba udakize cyane, ufite imyaka 40 cyangwa ufite 30, urakuze cyangwa uri mutoya, burya impamvu kiriho nuko Imana mu mana bwayo amakuru yawe yayimanye. Niyo mpamvu turana n'umurozi akagushaka kubura, hari amakuru yawe Imana yimanye. Niyo mpamvu kiri indwara, hari amakuru yawe Imana yimanye. Mwibutse ko unyumvishe, subije amaso inyuma, hari impfu zirenga rumwe Imana yagusimbukije, hari imva zari zateguye gucukura ngo zishyingurwemo, ariko Imana yimye urupfu, amakuru yawe yuzuye. Niyo mpamvu kiriho, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana yimana amakuru ya Yesu. Yesu amuhungishiza mu Egiputa ngo agezeyo mu gihe kirekire gisenga imyaka runaka, hejuru y'imyaka 3, ngo Imana iragaruka. Wa Herode washaka kwica Yesu, Imana mu mana bwayo iramwicira. Imana bwira marayika ngo genda ubwire Yosefu, abwire Mariya, umufate umwana na nyina ubasubize mu gihugu cya Isiraheli, kuko wabagenzaga yamaze gupfa. Narinje gutangariza ngo uri kugenza ubuzima bwawe, Imana ibica intege, Imana ibyigizeyo kugira ngo utambuke. Bagira ngo bakwerekane mu itorero, ibikugenza bikitambika. Ugira ngo wubake inzu, ibikugenza bikwitambika. Ugira ngo ugure imodoka nk'abandi, ibikugenza bikitambika. Ariko nzanye ubuhanuzi butavangiye, vuga ngo nibyigireyo, nawe winjire umugisha wawe, injira amasezerano yawe, kuko Imana ari byegeje mu izina rya Yesu. Yesu ngo araza, nshaka kugera ku magambo nasomye, ngo ari kuza ari mu nzira. Aho ni commentaire Bibiliya ntibivuga keretse ibindi bitabo, ngo ari kuza ageze mu nzira ngagwa mu gico mu itsinda ry'abajura ry'abambuzi. Cya gisambo babambanywe ku musaraba kiri iburyo cyari gihagarariye abajura, ibisambo bya ruhabwa mu gihe cya Yesu. Yesu ngo ari kuza avuye mu Egiputa ari kwinjira mu gihugu, ngo ahura n'iri tsinda, bari abajura bagera ku 8, ngo ariko na shebuja wari uhagarariye kino gisambo gikuru, ngo batangira kwitegera kugira ngo bafate Yesu na Yosefu na Mariya babambura ibyo bari bafite. Commentaire vuga ngo ariko kino gisambo kera cyegeze cyogosha, umubare unyumve, ngo mu gihe cyogoshaga cyajyaga gikunda kwita ku bantu bose ngo kirebe ko afite umusatsi. Nubundi ngo Yesu ari kuza kireba ku musatsi, ngo kirebye ku mutwe wa Yesu, ya nyenyeri yabanye nawe avukira i Betelehemu aryamishijwe mu muvure w'inka. Ya nyenyeri yabanye n'abanyabwenge ijya kubereka ahantu umwami yavukiye, n'igihe yahungaga yajyanye nawe. Sinzi umuntu ntangarije, iyo ufite amavuta, iyo ufite iyerekwa, iyo ufite ijambo ry'Imana ryuzuye muri wewe, nubwo waba uri mu buhungiro uryana naryo, nubwo waba wafunzwe urenganywa, inyenyeri ijyana nawe, nubwo waba uri mu bukode ariko amavuta mwa muri kumwe, nubwo waba wambaye ikote rimwe amavuta ntasigara, nubwo waba ugira moto cyangwa imodoka imwe amavuta ntasigara. Yesu ngo agendana n'inyenyeri yo mu Egiputa, anagarutse baragarukana. Uyu mujura ngo arebye ku mutwe wa Yesu ntiyahabona umusatsi gusa, ngo ahubwo ahabona inyenyeri. Turashimira Imana nubwo hari abatugenza ariko bazi inyenyeri ko yaka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ngo abonye inyenyeri ku mutwe wa Yesu, abwira itsinda ry'abajura 8 yarayoboye, arababwira ngo uwo mbonye ntabwo apfa gupfa, uwo mbonye ntabwo apfa kwibwa, uwo mbonye ntabwo ashimutwa, uwo mbonye atandukanye n'abandi. Nagize ngo nirebe bijyanye n'akazi, ndeba umusatsi, ndeba n'ibyo nakoraga, ndeba kugira ngo tubambure zahabu n'ibindi mitwaro bafite, ariko hari icyo mbonye ku mutwe. Mpabonye inyenyeri, mpabonye urumuri, mpabonye izuba ryo gukiranuka, ryari ndi Maraki yahanuye. Gisambo ngo kiraribona, nubwo cyari kidakijijwe ariko cyabonye imbaraga Yesu zimuriho. Ngo gitangaza ibintu bibiri ngira ngo mvuge, kireba ngo uko muri 8, 2 mbabona imbere, 2 mbabona inyuma y'abari abantu, 2 ku ruhande ibumoso n'abandi 2 iburyo. Uyu mugabo witwa Yesu n'uyu mugabo witwa Yosefu n'uyu mubyeyi witwa Mariya barinde bagera mu rugo iwabo, nta ubibye, nta ubacokoje, nta n'agasatsi kabo ko ku mutwe kagize ikintu kaba. Ndaguhanuriye nimba uri kumwe na Yesu, nushaka ubukennye ariko ntangaje itangazo, nta gasatsi kawe kari buve ku mutwe wawe, uko Yesu aguhaye protection, araguproteje. Yesu akuzaniye security. Hari abamarika bavuye mu ijuru baje kukurengera mu izina rya Yesu. Ko niko Yesu yarokotse rero agera mu gihugu. Nihute icyo gisambo cyari gikuriye itsinda ry'ibisambo bikomeye, ariko ngo kibiha ibwiriza ivuga ngo Yesu ntakorweho. Hari abandi bisambo muri quartier byiba amasahani, byiba ibigori, byiba inkoko. Murabizi mu makaritsiye igihugu kitari cyaca abajura kera babagaho. Undi wari ubahagarariye rero nawe aza kuzafatwa, ngafatwe bamubambana na Yesu bamushyira ibumoso. Wari uhagarariye ibisambo bikomeye banakije Yesu bamushyira iburyo. Ngo Yesu ageze ku musaraba, muribuka bamusogomeje sipongo,
muribuka baramucyuriye, muribuka baramucunaguje, baramubwira ngo ukize natwe udukize, wavuze ko uri umwana w'Imana, wavuze ko uzasenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, wavuze ko wazuye Lazaro, wazuye umwana wa Yayiro, wahumuye Bartolomayo, wakije nyirabukwe wa Simoni ubuganga, ngaho natwe dukize nimba uri umwana w'Imana. Nuko bamujegaga. Muribuka ko hari igihe yahamagaye Eli, avuga ngo Eli Sabakitani, baravuga ngo ahamagaye Eli ariko bibwira ngo bamushyiriye ibisharira bagira ngo ni ibyo kunywa akeneye. Iki gisambo cy'ibumoso kidafite yerekwa ngo kiravuga ngo n'ubundi se ngo navuze ngo uzikiza, aho kiramushinyagurira cyane, bivuga ngo wakabaye umwana w'Imana wawambanywe natwe. Ariko ikiburyo ngo mu gihe cyarebaga mwene wabo ari kuvuga ibi bintu, n'ubundi cyitegereje ku mutwe wa Yesu ngo cyongera cyabona ya nyenyeri, kibuka inyenyeri cyabonye, kimenya ko nubwo babambwe ariko babambanwe n'umuntu w'agaciro, ngo gikebuka Yesu cyamubwira ati rata mwami. Haleluya. Nugera mu bwami bwo mwijuru uzanyibuke. Mbitangarije kuri icano, Yesu tangira wibuka abantu bawe, ibuka abantu basenze iminsi 3, ibuka birije ubusa, ibuka basuye imfubyi, ibuka bafashe abapfakazi, none utangira utwibuke mu izina rya Yesu. Iki gisambo kibwira Yesu ngo nugera mu bwami bwo mwijuru uzanyibuke. Mpitamo amakuru abantu badafite amakuru bavuga ko kino gisambo cy'ibyijuru. Ntago cy'ibyijuru. Bwa mbere cyarokoye Yesu kitari cyakizwa, kigeze ku musaraba cyaciye bugufi, kibwira cyene wabo ko bemera ibyaha bakoze. Ubundi kimwe mu bintu Yesu dukeneye ni ukwemera no guca bugufi tugahabwa imbabazi. Ngo twe turazira ibyo twazize, ariko uyu ngo yarazira ubusa. Twe twajyaga twiba, dupfumura amazu, twiba imodoka, twiba amafaranga, ariko uyu arazira ubusa. Rata nugera mu bwami bwo mwijuru uzanyibuka. Yesu ngo aramukebuka, areba ko uyu muntu yakiriye agakiza, uko Yesu yari ari kumwe nawe, areba ko uyu muntu aciye bugufi. Ikintu kisha abantu biyita barokore kandi atari bo, ikintu kisha bita abakristo kandi atari bo, ikintu kisha abantu biyita abahanuzi kandi atari bo baravangiwe, ikintu kisha abantu biyita abakozi b'Imana biriho ku mbuga nkoranyambaga bavuga amatiku, bavuga ibitajyanye, baza gusenya no kunenga. Kimwe mu bintu bibishe nuko batazi guca bugufi no kwemera ibyaha byabo. Uzabona umuntu udakunda kwemera icyaha cye, iyo akoze 3 ugakora ibyaha 8, iyo ukoze ibyaha 3 ugakora ibyaha 8, agutwirana ibyaha 8 agatangira kubara 10 n'imisago. Iryo jambo Yesu yavuze ngo abantu bananiwe gutokora gatotsi kari umugogo uri mu jisho ryabo, ngo bari kureba gatotsi ka mugenzi wabo. Iki gisambo cyo gica bugufi, Yesu abona ko giciye bugufi, aratangaza, aravuga ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo, zina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nzatura yemera mu bahanuzi dukora muri nza n'abahanuzi barayikoresha, ariko Yesu yiyiziye ntaga gutega umwaka, ntaga gutega imyaka 10. None ha Yesu yiyizire agirira ibintu akora. Yesu agere kuri tere mu rugo iwawe, Yesu agere mu cyumba uryamyemo, Yesu agere mu bitaro ahantu uri, Yesu agere muri office aho ukorera, Yesu agere kuri konti yawe, Yesu agere ahantu ushakira minervare, Yesu agere muri quartier aho uba, Yesu agere mu itorero rusengeramo. Yiyizire kuko yaje ntaga bitega imyaka itaha, abikora icyo gihe. Aravuga ngo uyu munsi turabana muri paradizo. None amagambo twasomye byari bimeze gute? Bibiri yavuze ngo haje umuntu, hanyuma yari umusekretari general muri Israeli, ngo yandika urwandiko arushyira ku mutwe wa Yesu, ngo rwanditsweho ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Bibiri yavuga ngo abatambyi bahageze kuko barwanyaga Yesu batanashaka kumwemera, baramurwanyaga nubwo bakoraga idini ko barwanyaga ubwami bw'Imana. Ngo babwira uwanditse ati oya, sigaho kwandika aya magambo, wari ufite umukono mwiza, ariko hindura kiriya cyapa, hindura kiritire wanditse, wakoze ikosa ubyandika mu ndimi 3, mu Ruroma, mu Ruheburayo no mu Rugiriki. Abantu bose bari kubibona. Twebwe twamuje tumuziza ko ari umunyabyaha nuko twamubeshye. None wewe wongera ngo ni umwami w'Abayuda. Urumva tukibigenzemo gute? Genda wandike ngo uyu yiyise umwami w'Abayuda. Hanyuma ndashimira Pilato, ndashimira umwanditsi. Yaravuze ngo nakoresheje imbaraga nandika, navanze amarangi nandika nabiteguye. Birashoboka yuko yari yanasenze ahabwa irindi hishurirwa ko uwo nguwo bari kwicurwa urupfu burya ari umwami w'abawe. Aravuga ngo icyo nanditse nacyanditse, zina ry'Uwiteka Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo ntangarize wowe nyumvishe, nushaka uri mu buzima bugiciriritse, nushaka uri muri priyave, nushaka utari wabona urubyaro, ndagira ngo gutangarize itangazo mpawe n'ijuru. Ikintu Imana yavuze ku buzima bwawe, yegeze yabwira Yeremiya ngo yewe Yeremiya we, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, na mbere yuko nyoka gutwita nari inkuzi, nagushyizeho kumuhanuza hanurira amahanga. Ngo nuko ndavuga ni nyamuneka Nyagasani Jehova, sinzi kuvuga ndi umwana. Uwiteka
Uwiteka abwira Yeremiya ngo dore nzagutoranya kandi nzabana nawe, nzagushyira hejuru y'ibihugu n'abami, ngushyiraho kurandura, ngushyiraho gusenya, ariko uzatere n'imbuto kandi uzanubake. Mu gice cya 19 iramubwira ngo dore bazakurwanya ariko ntibazagushobora kuko ndi kumwe nawe. Sinzi umuntu mpanuriye nimba hari ibintu Imana igukoresheje muri iki gihe, bari bazi yuko uri mutoya, ariko burya Imana yakubonye kuri mukuru ihereye kera. Yabimenye utari waremwa, yabimenye utari wakiga primaire, utari wajya secondaire, Imana yari ikuzi, utari wajya muri university yari ibizi. Gutanga itangazo rikomeye rivuga ngo icyo Imana yandikishije, cyo Kristo yandikishije ku buzima bwawe nta uzagisiba, kandi icyo Yesu yanditse yaracyanditse. Sinzi aho uri ariko akirira ijambo Imana yakuvuzeho. Abahanuzi ntabwo bavangiwe, ibintu byose bitega igihe muri Imana izabikora. Yavuze ko iguhaye urugo uri kureba ukarubura, ariko Imana yaremye abagore irebeye ku bagabo ifite. Yavuze ko iguhaye amafaranga uri kuyareba ukayabura, ariko isi nize n'ibyo Uwiteka yakubwiye ko iguhaye inzu uri kubona ubutaka buri kugenda bugabanyuka. Humura, hari ufite UPI mwakora imitasiyo nayo nkuzana itangazo vuga icyo Kristo yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse kandi ntawe uzakivuguruza. Ndagira ngo dusenge Imana uzamure kwizera ahantu uri. Nimba uri no mu bitaro urwaye, yenda uri Kibagabaga, Fayizari, Sehashika, ku Muhima n'ahandi, wowe zamura kwizera. Nimba uri muri wanyumva zamura kwizera. Iyo ufite wawe uri mu kaga zamura kwizera, dusenge cyo Yesu yanditse yaracyanditse. Mana turagushimiye neza yawe. Dusenge abatwumvishe, abaduteze amatwi bahereza umugisha, bafashe umwanya wabo baratwumva baratureba, bahereza umugisha. Sitwe bareba, sitwe bumvaga ijambo ryawe. None uko wabintumye icyo wanditse waracyanditse, nta muntu uzakivuguruza. Byo wasezeranyije aba bantu ugende ubisohoze, abarwayi bakize, abashonje bagaburire, abambaye ubusa bambike, abari kurira Imana ibahoza amarira. Turagushimiye ko ubikoze, turagushimiye kubanye natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Reka dushimire umuvugabutumwa Tadeyo kubwira ijambo ryiza cyane atugejejeho. Icyo yanditse yaracyanditse, icyo yanditse yaracyanditse ku buzima bw'umuntu wese. Hari icyo ushobora kuba wibwira ko rwose cyenda kuburizwamo, oya ntago kizaburizwamo, ariko icyo yanditse yaracyanditse. Mwesoga n'abantu nka batatu ndababwira ngo burya inyanya zabora, na voka zabora, imineke yabora, burya n'umwenda wasaza, ariko isezerano ry'Imana riri mu mitima yacu. Icyo Imana yavuze, nubwo imvura yagwa ntigitota, nubwo izuba ryava ntikiyaga, uko wamera kose Imana igira indi jambo ikarinda n'uwo arivuzeho kugeza risohoye. Amen. Reka tugushimire rero kubw'umwanya wawe, kandi ku muntu wifuza kuvugisha nimero harya ni kangahe? Nimero yanjye ni 0783 30 23 1 na 0782 93 57 15. Tujye duhura kuri Isange 1 TV channel yivuga butumwa. Imana iguhe umugisha. Yego, reka dushimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom. Amen.